Bisanzwe bizwi ku banyeshuri no ku babyeyi ko iminsi bahabwa yo gusubira ku ishuri babana mike, buri gihe ikarangira hari abataragerayo, ariko kuri iyi nshuro ho mu gutangira igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri wa 2022-2023 byabaye ibindi bindi. Minisiteri y'Uburezi binyuze mu kigo NESA yatanze iminsi ine ngo abana bahabwa imodoka zibasubiza ku mashuri yabo. Iyo minsi ine ikaba yari ku itariki ya 5, ku itariki ya 6 no ku itariki ya 7 n'iya 8 Mutarama uyu mwaka. Kuva ku munsi wa mbere abana basubiye mu ishuri hari abatarabashije kubona imodoka, bamwe barataha abandi bararara. Bikomeza bityo kugeza kuri uyu munsi wa 4 wo ku cyumweru ari nawo wa nyuma. Abana bari babaye benshi aho bafatira imodoka hose bagana ku mashuri. Kuva ku munsi wa mbere abana basabwa gusiga telefone zabo iwabo mu ngo kugira ngo zitazabarangaza. Abamenya kuzizirikaho bahamagara ababyeyi babo baza kubacyura, abandi birirwa aho bamanjiriwe, bamwe barabwirirwa barongera baraburara, imbeho ari yose, umunaniro ari wose, umuturango urabura, kuko no mu gitondo cyo kuri wa mbere hari abari bagikeneye kugezwa ku mashuri yabo. Impamvu zitangwa n'ababyeyi ni uko bakenye cyane, bamwe bakaba barabuze amafaranga y'ishuri ku gihe, abandi bakaba batari bakabonye ibikoresho abana babo bakeneye mu gihe gikwiye. Hari kandi ababohereza n'ubundi bukira babuze imodoka zo kubatwara ku ishuri, ababyeyi babo bakongera bakabacyura bwacya bakabagarura. Impamvu ni nyinshi, ariko icyabaye uyu munsi cyo ni umwihariko utari mwiza ugereranije no ku byakorwa mu myaka ishize. Igitangazamakuru Yegobi.rw cyari cyabanje kwica amarenga ejo ku cyumweru kigira kiti hatagize igikorwa abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi bigiye kurara muri stade. Niko byagenze, abanyeshuri benshi baraye muri stade, ari kuri Yerika, ari Huye, ari n'ahandi hanyuranye. Tudatinze mu magambo tubagezeho ko byari byifashe. Muri iyi nkuru turifashisha amajwi ya radio y'igihugu n'amashusho ya Yegobi.rw. Iyi ni Pax TV Ireme News, ijwi ry'abativugira. Jyewe ndi John Williams. Mu gihe byari biteganyijwe ko kuri iki cyumweru abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagomba kuba bageze ku bigo by'amashuri biga, hanyuma ejo ku wa mbere bagatangira amasomo y'igihembwe cya kabiri, aho bagomba gufatira imodoka mu mujyi wa Kigali nko kuri stade ya Yerika ndetse n'ahandi hanyuranye mu ntara. Hagaragaye kuri uyu mugoroba abanyeshuri benshi babuze uko bajya ku mashuri, babuze imodoka ndetse bamwe bafashe icyemezo cyo gusubira mu ngo. Jean Paul Turatsinze yanyarukiye kuri stade ya Kigali ya Yerika mu mujyi wa Kigali nka hamwe mu hateganyijwe abanyeshuri b'i Kigali n'abandi bahanyura cyangwa se banyura i Kigali nyine bagomba kunyura bagafatira imodoka zibageza ku bigo by'amashuri bigaho. Yagiye kure uko byifashe rero, yahasanze abanyeshuri hari uruvunganzoka, babuze imodoka, bamwe basubiye mu ngo, abandi n'ubu tuvugana baracyahari. Jean Paul, wiriwe neza? Uri kuri stade ya Yerika, byifashe bite kugeza ubu muri izi saha? Ni ukuvuga ngo muri izi saha kuri stade ya Yerika hari abanyeshuri benshi berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, aho hari abagombaga kugenda mu minsi ya mbere yo kujya gusubira ku ishuri, ariko noneho hakaba hari n'abagombaga kugenda uyu munsi nabo buzuye hano kuri Yerika. Iyo urebye rero ubona ko nta cyizere cyo gusubira ku bigo by'amashuri, kuko bamwe mu babyeyi batangiye no gucyura abana babo mu ngo zabo. Ubu ndi kumwe n'umwe mu babyeyi, ndagira ngo mbabaze amazina yanyu n'aho mwerekeje. Banyita Isayi, umwana wanjye akaba yiga mu by'Imana muri groupe scolaire Notre Dame de Rose. Ubwo yagize mu gitondo ku 3:00, ubwo bamugaye mu kanya byaba ko ataragenda kugenda kumutwara kugira ngo yazaje ku mujyane. Ubundi yagombaga kugenda ryari? Yagomba kugenda uyu munsi Ruhango n'uyu munsi. None se murabona ikibazo cyaturutse he? Ikibazo rero natwe ababyeyi tugiramo uruhare. Urumva NESA yo yafasha abana bose bafata kimwe bose. Abana bagomba kugenda ku wa 4 nabo uyu munsi baje, nako gatanu nabo uyu munsi baje. NESA yo ireba abana bose, ntabwo abana. None murabona hari icyizere cy'uko aba banyeshuri barashira hano muri ntago bashobora kurangira ishira byo ntibishoboka, ahubwo ababyeyi tubicyura abana. Rero NESA buri yaranja isha nk'abana batutse kure shaka ibaraza. Ndamahirwe ngira no kumva wajye tuza muri Kigali. Urakoze cyane. Savera, enda kugira ntago byanyorohera kugira ngo mvugane n'ikigo NESA ndetse n'inzego z'ubuyobozi ziri ahangaha, kuko barimo barareba uburyo aba banyeshuri niba bamwe baracumbikirwa, kuko hari abaturutse muri za Rusizi, hari abavuye za Nyamasheke, hari abaturutse no mu zindi ntara zo hirya no hino mu gihugu, ku buryo ubona ko uburyo abanyeshuri hano ari benshi cyane, ntabwo bishoboka ko barara batuye ku bigo by'amashuri.
Jean Paul hari ubu tuvugana se hari imodoka byibura ziri gutsimbura zijyana abana ngo tuvuga ngo bari kugabanuka ejo batangira amasomo? Ubu tuvugana hari imodoka ndimo ndeba zigera nko mu 10 zihari, ariko ikigaragara nk'imodoka nahasanze mu kanya zashize, izi 10 nazo ziruzuye cyane ariko ugereranyije n'umubare w'abanyeshuri bari aha ngaha. Gusa mu kanya navuganaga n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bwagerageje no gufunga za gare kugira ngo barebe ko uburyo abanyeshuri bashira aha ngaha muri Yerika, ariko nabwo ikigaragara ntabwo ubushobozi bw'izi modoka bushobora gutuma abanyeshuri bagera mu bigo byabo, kuko hari n'abataha, hari n'abiga ku bigo bidakora ku mihanda. Rero urebye umubare uhari aha ngaha n'imodoka zihari, ubona ko nta bushobozi buhari bw'izi modoka kuba ikigaragara nuko barimo bavuga ko bamwe barabacumbikira, hari abari kugenda bataka ngo inzara ihatwishe. Urumva haracyari ibibazo bitandukanye aha ngaha. Ariko se Jean Paul, niba bavuganye n'ababyeyi ni impamvu ki batubahiriza gahunda baba bahawe? Ni ukuvuga hari bamwe twagiye tuvugana bohereje abana babo kuri uyu munsi wa nyuma, kandi bagombaga kugenda ku munsi wa mbere igihe abanyeshuri batangiraga kugenda. Bamwe bagendaga bavuga ngo habaye ikibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri, abandi bakababwira ngo nari ntegereje ko bya bindi byo kugenda ku minsi ya nyuma, ukabona ko ni bya bindi by'uburangare bw'ababyeyi. Ariko ikigaragara gusa nuko ababyeyi abenshi bagizemo uburangare kohereza abana ku gihe, bituma noneho bihurirana n'ababohereje uyu munsi. Ahangaha niho havutse iki kibazo twavuga nk'akavuyo ahangaha kuri stade ya Yerika. Jean Paul, turagushimiye cyane. Ubwo kandi ubwo tuvuga aho ngaho kuri stade ya Yerika mu mujyi wa Kigali no muri gare ya Huye naho niko bimeze kuri uyu mugoroba, haracyarimo kugaragara abanyeshuri bategereje imodoka kugira ngo berekeze ku bigo by'amashuri bigaho Munana. Yego, abagenzi bacu bariyo baratubwira ko abajya hafi nka Nyamagabe ndetse na za Gisagara abo ngo bari kwizezwa kugenda, naho abajya mu bindi bice nka Runyombye muri Nyaruguru ho ngo haracyari kwigwa ibyabo, dore ko ngo kugera aho ngaho Runyombye hari n'amasaha asaga 2. Aho ngaho Ihuye hari mugenzi wacu Akimana Latifa. Wiriweho? Mwiriwe. Yego, none aho ngaho muri gare kugeza aka kanya aho bimeze gute? Hano muri gare nabwo muri Huye abanyeshuri barahari, nkuko wari ubivuze uyu munsi mu bagombaga kugenda harimo abo muri Gisagara. Abo ngabo babonaga ko wenda bo bafite na priority ko bagombye kubona imodoka. Noneho hakaba hari abandi Banyaruguru barahari, Nyamagabe nabo barahari, abo bose nabagiye bakererwa nkuko Jean Paul nawe yari arimo abivuga, uburyo ubona ko ari ikibazo. Gusa icyo mbonye cyo barimo gushakisha uburyo nk'abo bagisagara bagenda, ndetse n'Abanyamagabe hari pasiteri mbona bicayemo bagiye kugenda. Ariko noneho hari abangaba ikibazo hanini kikuri Abanyaruguru ba Runyombye, nubona ahantu hatoroshye kugerayo, umuhanda waho ntabwo woroshye, kandi noneho nta nubwo ari benshi ku buryo wavuga ngo pasiteri wenda yiruzuye iragiye. N'ubusanzwe hasanzwe ikibazo cya transport. Ni abanyeshuri 13. Abo banyeshuri hano abakozi ba NESA bari muri iki gikorwa bari gukurikirana uko gikorwa, uko abanyeshuri bagenda ku bigo bo baca muri iyi gare ya Huye, ndetse hari nawo mukozi wa NESA muri Gisagara. Bose barimo gufatanya kugira ngo barebe uko bafasha aba banyeshuri. Kugeza ubu rero abanyeshuri 13 bo mu kigo cya Runyombye ngo bagiye kubakodeshereza cyangwa se kubacumbikishiriza, bagiye kubacumbikishiriza mu kindi kigo cy'amashuri kugira ngo nibura mu gitondo ejo abariho bazagenda. Hanyuma niba mwagerageje kubikurikirana, ese ko hashyizweho iminsi ngira ngo kuva ku wa kane hari abanyeshuri batangira gusubira ku ishuri? Yego, none niho batangiriye. Yego, ikibazo se cyaba ko wenda bose bategereje kugendera rimwe ku munsi wa nyuma, cyangwa ni ibibazo bisanzweho byo nyine by'imodoka? Harimo impamvu ngira ngo wenda ubwo ni nyinshi abantu bagombye gusesengura bakazikurikirana, by'umwihariko abo twavuganye n'abanyeshuri kuko harimo abakuru. Nababazaga ese ibi bibazo kubera iki mwaje mutinze, byo ntimwari muzi yuko mushaka kugira ibibazo byo kugira ngo mugere ku ishuri? Ati rwose ibyo bibazo twari tubizi, ariko hari iby'ingenzi twari tutarabona, iwacu bari bataraduha. Ariko ukabona ko harimo n'uwambwiraga ngo yari arwaye. Abo bose nk'ubara bavuye za Nyabihu, bavuye za Nyamasheke na za Ngoma, bose bari barahana za Nyagatare. Ukabona mbese bafite impamvu zigiye zinyuranye. Ariko umukozi wa NESA yari arimo abihanangiriza nawe babwira tutaha ibi bintu ntirizasubira dore namwe uko bibaye, kuko urabona abana banegekaye kuva mu gitondo. Urumva bavuye i Kigali kuva mu gitondo, hari uwambwiye ngo yabyutse saa 10 ava Nyabihu. Ku buryo mbese ubona nabo mu buzima babubonye. Ntekereza ko hatari impamvu igaragara yatumye bataza aba bana ubundi bakabaye kuko baza ku munsi wabo.
ni ibibazo muza gukomeza gukurikirana aho muherereye kugira ngo wenda tuze no kumenya iherezo ryabyo n'uburyo abo banyeshuri bakomeje gufashwa kugeza ku ishuri. murakoze cyane. Arakoze cyane mugenzi wacu Akimana Latifa. Ariko n'ubundi munana turacyari kuri iyo ngingo y'uburezi. Ubu tuvugana kuri telefone turi kumwe na Minisitiri w'Uburezi ni Dr Uwamariya Valentine. Minisita mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Reka mbere yuko tugaruka kuri iki kibazo cya Minerval cyangwa se amafaranga yagenwe, tubanze tugaruke kuri iki cy'abana batari bagera ku bigo by'amashuri. Mumaze kubyumva cyangwa se n'amakuru mwayamenye, abana baracyari mu nzira, bimeze bite? Nibyo nk'uko mubivuze turabikurikirana, turabizi ko hari abanyeshuri benshi bakiri mu nzira, ariko buriya ikibazo gituruka mu miryango, mu babyeyi, kubera ko tuba twashyizeho gahunda isobanutse. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri haza abanyeshuri bake, byagera ku munsi wa nyuma bose bakazira rimwe. Nicyo kibazo gihari dukunze guhura nacyo mu itangira ry'amashuri, kitajya kinabaho mu gutaha, kuko hari abo numvaga babihuza n'ubuke bw'imodoka. Ntabwo ari ubuke bw'imodoka, kubera ko abatwara abagenzi nabo baba bakoze gahunda bashingiye ku yo twumvikanyeho. Iyo baje rero ari benshi, kuko n'abandi bagenzi baba bagomba gukomeza kugenda, ntabwo imodoka zose zaza gutwara abanyeshuri. Ikibazo ni abanyeshuri batubahirije gahunda. Mugize muti ni ikibazo dukunze kubona, hanyuma mukunze kukibona mukagikoraho iki? Icyo dukora ni ukubibutsa, gusubiramo, kubivuga kenshi, kuko iyo ari gutaha, kubera ko abanyeshuri baba bari mu maboko y'amashuri, biroroha nta nubwo icyo kibazo kibaho. Ahubwo ababyeyi nibo batarumva uburemere bwacyo ngo babihe agaciro, kuko iyo twapanze gahunda kuriya, iyo itubahirijwe byanze bikunze, ibibazo tubona uyu munsi biraba. Nta kindi twakora uretse gukomeza kumvisha ababyeyi yuko umupira uri mu gice cyabo, kugira ngo bajye abana ntibakabarusha imbaraga. Nanjye ndi umubyeyi, turabizi abana kuva mu rugo biragorana. Ubu usanga abana bashaka gukomeza bigundiriza mu rugo, bakavuga ngo nubwo bashyizeho gahunda yo kugenda kuwa kane, amasomo azatangira kuwa mbere, nta mpamvu y'uko ngenda mbere. Ariko rero iyo bose baje ku munota wa nyuma niho hari ikibazo. Birasaba ko ababyeyi babyumva bakabiha imbaraga, kuko niba ikibazo kiri. Ariko Minisitiri, ababyeyi batubwiye ngo bari batari babona ibyangombwa byose. Aho ntihaba hari ibigo by'amashuri byahahamuye ababyeyi ku buryo kugera ku munsi batari babona ibyangombwa birimo na Minerval bumva batajyana abana? Ntabwo nzi ko ariyo mpamvu nyamukuru, kuko iyo umubyeyi afite ikibazo cyo kubona ibyangombwa byose, amashuri yemerewe kubakira, yemera kubakira ibyo bafite. Icyangombwa no ko umubyeyi aba yavuganye n'ishuri, akanatanga gahunda y'igihe azabihera umwana. Kuko ubundi kuvuga ngo umwana araguma mu rugo kuko atarabibona byose, ntabwo bizahagarika ko amasomo atangira. Niyo mpamvu twagiye inama n'abayobozi b'amashuri ko bagomba kwakira abana, noneho ababyeyi bo bagatanga igihe nyacyo bazishyurira ibyo bindi cyangwa bazabonera ibyo byangombwa. Iyo ntabwo ari impamvu yagombaga gutuma bica gahunda yo kugendera. None dukurikije abana bakiri mu nzira, aho ejo mwarimu ntazisanga mu ishuri n'ikibaho bonyine? Ntabwo abo muri kubona yenda ni mu mujyi wa Kigali, ntabwo turabona icyegeranyo cy'igihugu cyose, ariko ubundi buri mugoroba tugenda tubona icyegeranyo. Guhera ku wa kane abana hari abagezeyo, ku buryo ibigo ntabwo birimo abanyeshuri hari abagezeyo byanze bikunze. Ikizakorwa ejo nuko nubwo umunsi wa nyuma wari uyu nguyu, n'ejo tuzakomeza dukorane n'inzego dukorana. Iki gikorwa ntabwo gikorwa na Minisiteri gusa y'Uburezi, haba harimo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, polisi, harimo RURA, harimo abashinzwe gutwara abagenzi. Ni ukuvuga ngo gahunda n'ubundi ejo irakomeza kugeza igihe abana bose bagereye ku mashuri, ariko ejo ntabwo bivuze ngo nta munyeshuri n'umwe uzaba uri ku kigo. Yego, hanyuma tugaruke kuri ya ngingo yacu y'amabwiriza arebana n'imisanzu ndetse n'amafaranga y'ishuri kuri uyu mwaka 2022-2023. Amabwiriza yemejwe mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Mwakoze follow up cyangwa se mwarakurikiranye mumenya ibijyanye n'aya mabwiriza uko yubahirizwa? Nibyo twarabikoze, habayeho amatsinda atandukanye yo gusura amashuri no gukurikirana uko byubahirijwe. Byarakozwe. Yego. Hanyuma hari bimwe mu bigo by'amashuri cyangwa se bimwe mu bigo by'amashuri byagabanyije cyangwa se bigakuraho bimwe mu byo byagaburiraga abana kubera ko amafaranga bavuga ko ngo yagabanutse. Ibi ntabwo bishobora kugira ingaruka ku myigire n'imikurire y'abana? Nibyo nk'uko maze kubivuga, iryo genzura ryabayeho, nako nta nubwo ari rimwe n'amagenzura atandukanye. Ndetse habayeho n'amashuri kwandikira Minisiteri y'Uburezi basaba kongera amafaranga
ariko muri ayo magenzura ikibanzweho cyane no kureba ifunguro abana bafata. Mu kureba ifunguro abana bafata turashimira ibigo by'amashuri byatse kuko ya mafaranga yemejwe, ariko dusanga bitandukanye mu buryo bigaburira abana. Nkuko mumaze kubivuga, hari abagabanije ifunguro abana bafataga, ariko hariho n'andi mashuri yakomeje gutanga rya funguro kandi muri ya mafaranga n'ubundi yemejwe. Bivuze ngo aho twagiye tubona ibibazo byabaye nko kwikanga ku mashuri ko amafaranga agabanutse, ko abana bagomba kubura ibyo barya, ndetse n'inama z'ababyeyi ziraterana zirabyemeza. Ariko muri uko kugenzura icyagaragaye ni uko ntabwo amashuri abasha kugaragaza neza uko akoresha umutungo ujyanye n'amafaranga iyo bayakiriye, kubera ko yose bayakirira hamwe. Ariko icyo twabonye muri ayo magenzura, amafaranga yateganijwe arahagije kugaburira abanyeshuri, ahubwo ibindi ikigo gisaba kugira ngo kibeho nk'amazi, amashanyarazi n'ibindi byangombwa, nibyo ubona ko bifite ikiguzi kiri hejuru. Nyuma yo gukora isuzuma rero habayeho no kuganira n'itsinda ry'abayobozi b'amashuri, tubagaragariza ibyavuyemo, tubereka yuko bishoboka ko abana bafata amafunguro ahagije kandi yuzuye intungamubiri muri uriya musanzu ababyeyi bagennye. Noneho ibindi birengaho amashuri akeneye nibyo bagomba kutugaragariza mu buryo bwimbitse kugira ngo nabyo bizahabwe undi murongo. Ariko ubundi amafaranga yagenwe ntahahuriye no kuba abana barya nabi, kuko hari amashuri yakomeje kugabura neza. Aho bigaragara ko barya nabi bitwaje yuko amafaranga ari make. Ni icyo nari maze kuvuga. Amashuri buriya yakiraga amafaranga agashyira kuri konti imwe, ntamenye gutandukanya, ajya kugaburira abana, ajya kwishyura abakozi ba nyakabyizi, ajya kwishyura amazi, ajya kwishyura ibindi byangiritse ku ishuri, bakagenda bakoramo gusa. Noneho iyo babirebeye hamwe byanze bikunze babona ko ari makeya. Ariko harimo ibyo ababyeyi batagomba kwishyura, cyagombye kuba ikiguzi cya guverinoma. Niho rero dushaka gusesengura batandukanye amafaranga yo kugaburira abana, kuko kiriya kiguzi cyagenwe nicyo kugaburira abana ku mashuri. Noneho ibindi birenzeho bisabwa ikigo babitugaragarize mu buryo bwimbitse kugira ngo tumenye uko nabyo bihabwa umurongo hashingiwe ku mibare ifatika, kuko muri iryo sesengura wasangaga byose bivanze. Njyanishije n'ibyo mutubwiye, muravuze ngo muri iki gihembwe cya kabiri nta kizahinduka. Nta kizahinduka. Ababyeyi barasabwa umusanzu nk'uwo batanze mu gihembwe gishize, ahubwo twebwe dukorane n'amashuri kureba ibindi amashuri akeneye bitagomba gusabwa umubyeyi, ahubwo bigomba kunozwa bishingiye ku mibare ifatika, kuko ishuri ritandukanye n'irindi. Buriya ku bijyanye no kugaburira abana ushobora kugena umusanzu ugana nk'uko twabigeneye, ariko ibindi bisabwa ku ishuri biterwa n'ubunini bw'ishuri, biterwa na porogaramu ishuri ryigisha, biterwa n'imiterere y'ikigo. Hari ibigo bishaje n'ibishya, hari ibigo binini n'ibito. Ibyo rero bigomba kugenda ishuri ku rindi mu buryo butandukanye, kugira ngo tubashe kubigeraho nuko amashuri atugaragariza ibyo byose, kuko kugeza uyu munsi byari bivangavanze no kugaburira abana niho havukaga ikibazo. Yego, reka tubashimire cyane. Murakoze namwe. Dr. Uwamariya Valentine ni Minisitiri w'Uburezi. Dukomereze aya makuru ku bijyanye n'uburezi, aho kuri uyu wa mbere aribwo igihembwe cya kabiri cy'amashuri kiri butangire ku mashuri abanza n'ayisumbuye. Bikaba byari biteganyijwe ko kuri iki cyumweru abanyeshuri biga bacumbikirwa bagombaga kuba bose bageze ku mashuri yabo, ku buryo mu gitondo batangira amasomo yabo. Ariko kugeza no kuri iyi saha hari abanyeshuri bakiri hano i Kigali batarabona imodoka zibajyana ku ishuri. Mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze mu kanya twavuganye uri kuri Erika Gisozi, n'aya masaha ndabona ariho ukiri. Jean Paul, nk'uko bigaragara na n'ubu abanyeshuri ntibarabasha kugera ku ishuri bose, bimeze bite ko amasaha yagiye? Iki kibazo kirimo gukemurwa gute? Nibyo koko muri aya masaha ikigaragara nuko ababyeyi aribo bari kuza gutwara abana babo, kuko batafite icyizere yuko bashobora kugera aho ku bigo by'amashuri yabo. Gusa hari imodoka zimwe na zimwe zirimo zigenda zitwara abana, cyane cyane abiga ku bigo byo mu mijyi, kuko abo mu nkengero z'imijyi biragoye ko izo modoka zaza kubagezaho. Bamwe mu babyeyi twagiye tubabaza, ese byatewe n'iki ko ibi bidasanzwe, ko abanyeshuri ku munsi wa nyuma baba bakiri mu miryango yabo bakaza bagasubira ku bigo kuri uyu munsi wa nyuma? Bamwe bagiye batubwira ngo twashakaga amafaranga y'ishuri, hari abajyaga bakubwira ngo nari ntegereje ko nibura bagenda ku munsi wa
wa nyuma, ariko ikigaragara gusa ni uko abanyeshuri bo barahari, amasomo ejo aratangira, nta cyizere bafite cyo kugera ku ishuri kuko bamwe mu babyeyi batangiye kubasubiza iwabo. Inzego z'ubuyobozi kugira ngo unabone abo uvugisha biragoye cyane bitewe n'uburyo buri wese yabaye busy cyangwa se ari mu mirimo itandukanye. Rero ikigaragara gusa inyuma yanjye hari imirongo, hari imodoka zimwe na zimwe hari n'izishyashya twagiye tubona zagiye zikurwaho zari ziparitse. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatubwiye ko na gare nyinshi zari zirimo bazikuyemo. Ubwo rero dutegereje kureba ese koko aba banyeshuri barashira hano muri stade ya Yerika biragenda gute, nubwo hari amakuru amwe nagiye mbona ko hari nk'abava za Rusizi, hari abava za Musanze berekezaga nko mu majyepfo muri za Muhanga, abo ngabo bashobora kuza gucumbikirwa, ariko bibazaga ese turarya biragenda gute ko twiriwe hano, hari abaje mu gitondo. Ibyo byose ni ibisubizo bagomba guhabwa n'izi nzego z'ubuyobozi, nubwo bagiye batubwira ariko ubona ko bari mu kazi kenshi, bakakubwira ngo turi kubikemura, ariko ikigaragara ntabwo iki kibazo kiraza gukemuka muri iri joro. Urakoze cyane Jean Paul. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Minisitiri w'Uburezi Dr Uwamariya Valentine. Reka tunahite tumukomoza kuri iki kibazo tumubaze. Nyakubahwa Minisita, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Nk'uko mwari murimo kubyumva, kugeza n'aya masaha y'ijoro hari abanyeshuri benshi batarabona imodoka zibageza ku mashuri. Nka Minisitiri w'Uburezi iki kibazo murakivugaho iki? Iki kibazo nk'uko mubivuze cyagoranye, n'ubundi byari bisanzwe bibaho, abanyeshuri bakaza ari benshi ku munsi wa nyuma kubera kutubahiriza gahunda, ariko ubu noneho byakabije, nkeka ko yenda batinze mu minsi mikuru. Nk'uko mubivuze barahari, ariko ntabwo bari bonyine, bari kumwe n'inzego zitandukanye za Minisiteri y'Uburezi, ubuyobozi bw'ibanze, Umujyi wa Kigali, polisi ndetse na RURA n'abashinzwe gutwara abagenzi. Abatabasha kugenda byo biragaragara ko batarara bagiye bose. Abatabasha kugenda rero turashaka uburyo tubacumbikira, n'ubundi bijya bibaho mu bigo by'amashuri, hanyuma ejo mu gitondo gahunda izakomeze yo kubageza ku mashuri bigaho. Ni ukuvuga ngo bundi kuwa kane, igihe ingendo zatangiriye kuwa kane, kuwa gatanu, ese ubwitabire bw'abajyaga ku ishuri byari bimeze bite? Baragiye cyangwa ntabwo? Imodoka icyo gihe wasanga zarabuze n'abo zitwara, bakaba baje uyu munsi ku cyumweru. Noneho murabwira iki ababyeyi ndetse n'inzego zigomba gukurikirana iki kibazo kugira ngo kitazongera no kuboneka? Nibyo, iki kibazo kubaho ni uko batubahirije gahunda. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri bari bake, ahubwo batangira kuza umunsi w'ejo. Uyu munsi wo ku cyumweru ho birakabya, kubera ko buriya n'abashinzwe gutwara abagenzi ntabwo baba babyiteguye, kubera ko baba bagomba no gukomeza gutwara n'abandi bagenzi batari abanyeshuri. Iyo baje rero bakahahurira, niyo mpamvu ubona byabaye ikibazo. Ubutumwa tugenera ababyeyi bajye badufasha, kubera ko iyi gahunda yo gutwara abanyeshuri yaje kugira ngo ifashe abana kugera ku ishuri mu mahoro n'umutekano, ariko iyo baziye bose icyarimwe byumvikane yuko bigorana. N'ubundi nk'uko twari tumaze kubivuga, hari abagiye kurara nzira bitari ngombwa kandi bashoboraga kugerayo. Ababyeyi badufashe ubutaha ntibizongere, iki kintu ntikizongere kubaho. Natwe ubwo tuzakomeza tubivuge, dukomeze ubukangurambaga. Mujya mubibona iyo dutaha nta kibazo kibaho, kubera ko abanyeshuri baba bava ku ishuri, gushyiraho gahunda no kuyikurikiza biroroha, ariko kuva mu ngo baza noneho gutega niho ikibazo kiri. Urasanga haje abajya mu bice byose by'igihugu, byumvikane ko iminsi ya mbere batabonetse bahagije ngo abatwara abagenzi babatwara uko bikwiye, noneho bazi icyarimwe bigatuma ibibazo mubona byavutse. Ababyeyi badufashe. Abo rero bagiye kurara nzira batari bubashe kugera ku ishuri, muvuze ko mugiye kubacumbikira, ariko se bari bubashe no kubona n'ifunguro? Kuko hari abahageze mu gitondo bagiye kuharara. Biteganyije bite icyo gikorwa cyo kubitaho muri iri joro? Ni kuva twatangiriye gahunda yo gutwara abanyeshuri muri ubu buryo, bijya bikunze kubaho ko hari abatagera ku mashuri ku gihe. Ubundi babaga ari bake, yenda uyu munsi nuko babaye benshi, ariko kuko tuba twabibonye mbere dutangira gukorana n'amashuri afite ubushobozi kubacumbikira. Byumvikane barabacumbikira bakanabagaburira, ntabwo ari ukuryama gusa.